ngiye gukomeza ndimo mbafashisha na afite insanganyamatsiko igira ngo amacakubiri arogoye ibirori. Amacakubiri arogoye iki? Amacakubiri arogoya ibirori. Amacakubiri arogoya iki? Ushobora kwibaza uti ibi birori birimo bivugwa hano ni birori nyabaki, ariko ndaje mbikubwire ibyo ari byo. Iyo turebye mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Luka mu gice cya 15, mu gice cya kangahe? Mu gice cya 15 tuhasanga amagambo meza ngiye kukubwira, ndimo gusomeramo make kandi ndimo nkwereka uko dukwiriye kugenda tuyasesengura neza, musobanura n'ibyo birori biri kuvugwa. Tuhasanga iby'umugani w'intama yazimiye, mbese turi kujyana, tuhasanga iby'umugani w'intama yagize gute, hanyuma n'igice cy'ifeza cyabuze. Iyo ni imigani ibiri Yesu Kristo yaciriye hamwe. Hanyuma twakomeza kureba muri icyo gice tukahasanga iby'undi mugani w'umwana w'ikirara. W'umwana w'iki? Ariko tugiye gusoza aho ngaho haziramo n'undi mwana utari ikirara. Haziramo n'undi mwana utari iki? Mbese biri kumvikana? Ubwo rero turaza kugerageza ducukumburira aho ngaho ibirori bihari bivugwa n'ibihe. Igihe Yesu Kristo yigishaga iyi migani yagiye avuga amagambo meza avuga ngo haleluya. Turi mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Luka mu gice cya 15. Ibyo ndi kuvuga niho bishingiye. Aya macakubiri yarogoye ibirori niho ashingiye. Nari maze kukubwira ibyiriya migani ntabwo kandi bisubiramo, maze nawe uhagere. Ikihutirwa gihari n'iki? Nuko amagambo ahari avuga ibirori avuga yuko igihe inama yari ibonetse mu ijuru barishimye bakora ibirori. Haleluya. Kandi igihe igiceri nacyo cyari kibonetse kuko cyari cyabuze, mu ijuru barishimye bakora iki? Kandi igihe umwana w'ikiraro nawe yari abonetse, nabwo mu ijuru barishimye bakora iki? Bakora ibirori. Ariko igihe haje umwana wo mu rugo wari umenyereye, maze akaza agira ibindi avuga, akaza avuga ati uriya mwana wawe, amagambo turayasome, ibirori byararogowe. Ibirori byagize ikintu muracyumvishe? Amacakubiri arogoya iki? Aho aya macakubiri ni macakubiri nyabaki? Aho ya macakubiri ntiyaba hari hano hantu. Aho ya macakubiri kubera Imana yemeye ko tuyiga kuri aya mama. Ndagira ngo rero mbere yuko twinjira muri aya macakubiri twitegereze turebe ngo mbese ubundi kubera iki Yesu Kristo yaciye iyi migani. Murebe ku murongo wa mbere musome. Nuko abakoresha b'ikoro bose n'abanyabyaha baramwegera ngo bamwumve. Baramwegera ngo bagire gute? Aha hepfo ku murongo wa kabiri, abafarisayo n'abanditsi. Mbese ni muhari muri Bibiliya zanyu? Hari umuntu udahari? Mukanguke nyaboneka tugendane. Turi muri Luka igice cya 15. Nuko abakoresha b'ikoro ndetse n'iki n'abanyabyaha baramwegera ngo bagire gute? Bamwo haza abandi bantu nabo bundi buryo, abafarisayo ndetse n'abandi barabyivovotera bati uyu yegereza abanyabyaha kandi agasangira nabo. Umva abahise babyivovotera, habonetse abantu babyinubira. Yesu Kristo yegereye umukoresha w'ikoro n'iki n'abanyabyaha. Hanyuma rero hahita haza abandi bantu bitwa abanditsi n'abafarisayo. Ndagira ngo mwumve Yesu Kristo bamaze kubyivovotera, nibyo byatumye aterura uyu mugani. Wacyumvishe? Bamaze kubyivovotera bituma aterura iki? Aterura umugani. Kurikira ijambo ry'Imana. Haleluya. Kurikira ijambo ry'Imana ritubwira. Abakiriye umugani ati ninde muri mwe waba ufite intama 100 akazimizamo imwe muri zo? Ninde muri mwe waba afite intama zingahe? 100. Maze ari umwungeri mwiza witaye kuzaragiye. Igihe ntekereza ku mwungeri mwiza, ntekereza umugaragu w'Imana Mose, ukuntu ngo yitaga ku ntama. Igihe Imana yamuhamagaraga Mose, umuntu w'Imana yamuhamagariye kugira ngo ajye kuragira intama.
Haleluya. Yibuke amateka ye yakuriye ibwami, ariko mbere yuko agera ibwami yarerewe ku birenge bya mama we, kandi mama we yamwigishije Imana ya Isiraheli, kandi mama we yamusobanuriye inzira y'agakiza, maze arayimenya, kandi arangije kuyimenya arayikunda. Haleluya. Amaze kuyikunda yumva nta cyamurutira iyo nzira, agomba kuzayinyuramo, agomba kuzasenga iyo Mana. Amen. Agomba kuzagira gute? Yayimenya akiri umwana, nyina yimumenyeresha akiri muto, kandi iyo nzira yari inzira y'agakiza. Uko niko natwe dukwiriye kuba tuyimenyera, n'ubu twaba abana tukayimenyera, kandi n'abayimenyera nabwo bakiri bato mu bwana bw'ibifatika nabo bayimenyera. Haleluya. Iyo nzira rero nta yindi yari iyo kuyoboka Imana, yari iyo kuyoboka Yesu, yari iyo kuyoboka gukiranuka kw'Imana. Amen. Iyo nzira rero maze bose kuko yarayigishijwe ari mutoya, ariko agashyiraho indi myaka, ku myaka ya 12 yaratangiye amashuri y'Abanyegiputa, aragenda arayaminuza, akora kaminuza arazirangiza, akora doktora arazirangiza zigeresha. Ibivuze muzabisome mu bakurambere n'abahanuzi ngo yarafite impamyabushobozi. Mose niwe ndi kuvuga, afite impamyabushobozi mu bigendanye n'igisirikare, afite impamyabushobozi mu micungire y'umutungo, afite impamyabushobozi mu bucurabwenge, afite impamyabushobozi. Ndaza kuguhagurutsa nutangira kunsengera, ntabwo ndi bugukundire. Ni muzima. Haleluya. Ni muzima. Ngenda guhagurutsa wiguhagaze, kuko ntabwo uri bunsikirane mu bugundi. Ndazaza mbagereho kubera yuko ubu nyine ntabwo ibintu bikomeye kugerageza gukora mu buryo gasa kumvikana, kubera yuko tuba turi gusahurana. Iyo turi imbere y'abantu ngo tuba turi hagati y'abafana bakiri, iyo ijambo rirakiza iyo umuntu aryakiriye, ariko iyo rigucitse arapfa. Mbese uri kumvikana? Satani rero nawe aba arimo arwana kugira ngo ateze ibintu byinshi, ariko rero Yesu Kristo nawe agakoresha amajwi ye, agakoresha ijambo rye kugira ngo akangure imitima yacu, ayitere gufata umwanzuro. Ntabwo ahubwo ikwiriye gufata umwanzuro ifite ubushake, ikwiriye gufata umwanzuro ifite urukundo. Icyo ni cyo kigaragaza imikorere ya Yesu. Haleluya. Haleluya. Atanga umudendezo. Ndi kuvuga umugaragu w'Imana rero ukuntu yakurikiye Imana, amaze kumenya iyo nzira avuga ati nzayisenga, nzayiyegurira. Bibuka nanjye igihe kimwe, haleluya, igihe kimwe nigeze nasumirizwa n'ibibazo bikomeye, nuko ndi uburwayi bukomeye cyane. Igihe namaze kugira uburwayi bukomeye cyane, mbura ukuntu mbigenza, mbura ukuntu ngira gute. Uti byagenze gute? Ndarwaye uburwayi ntazi, maze ntangira kudiyara, maze ntangira gucibwamo, maze mara igihe nkora izo gahunda, ngeze aho umubiri neza uratenguka, njya kwa muganga nshaka kwariteme ngo bamvure kada, ndagerageza ibintu biranga neza. Ibintu bigira gute? Ibintu biranga birananirana. Nuko igihe kimwe ndumva ndimo ndasohoroka mu mubiri, ndimo ndagenda, ariko nkabona aho ndi kujya ni mu mwobo, nkabona abadayimoni barimo kumpamagara, barimo kugira gute? Barimo kumpamagara. Nkabona ni indaya ndimo gusanga, nkabona ni indaya ziri mu mwobo ndi kugira gute? Ndavuga nti se Mana, ushobora kunyiza ukankura aha hantu, kandi nukiza ukankura aha hantu, nzagukorera. Nzagira gute? Nzagukorera. Ndahira gutyo, niho narahiriye gukorera Imana. Niyo ngiye gusubira inyuma, nuko nibuka yuko hari uko narahiriye, nibuka yuko hari uko nagize gute. Niyo ngiye gukora ibindi rwose bimeza yo ku buryo bwa bindi by'umurimo w'Imana byibagirwa, nibuka ryasezerano nkavuga ariko narahiriye, ariko nagize gute. Ni kimwe nigeze kuba ndi kuzamuka umusozi ndi kukibyumba, noneho mu gihe nawe uzamukaga ndavuga ni harya ibi bizahereza he? Muri gihe babinzamo bizahereza he? Ahantu ngiye nta mafaranga ndi bubone, dore natanze nayanjye, yewe birakaze. Kumva numva ijwi mu mutima rirambwiye ngo harya ngo kuba birahiye cyane. Wibuka ko wagize Mose nawe ngo yari yarahiriye gukorera Imana akiri muto, avuga ati Imana nzayikurikira, ati Imana buriya ikeneye natwe gutanga amasezerano Imana indi sezerano ryayo. Haleluya. Ntabwo nari nzi ko Imana bayikorera bate, ariko icyo nari nzi yuko iyo Mana nayikorera
gushaka Imana natangiye kujya agenda nibaza ukuntu nagira urukundo muri jewe. Igihe nashakisha mu rukundo numvaga abantu baruvuga cyane ari abarasta, kandi rero nanjye nari umwe muri bo nakoreshaga urumogi. Uko n'umwana umwe bavuga abarasta nanjye ndangije ndavuga ariko ibi bintu bavuga n'urukundo nanjye numva nakunda abantu bose. Kandi numva gukunda abantu nuko baganiriza nkabasetsa, babatera stories basetsa, nkababwira rwose. Bacyumvishije urera abantu bose ntabona ko basetse nkavuga ati urukundo n'ubu, kandi harimo no kubesha no gukabya. Ubwo rero kuba nta muntu dufitanye ikibazo numva urukundo n'ubwo ariko igihe kimwe ubwo nari ndi mu ishuri, umugabo umwe asoma isomo, ayo magambo dusoma bakomeye, asoma isomo arasoma mu Rwanda rwa Yohana, ndi kubaho ubuhamya bwayo, ntabwo rero nabuteguye ariko reka mubahe. Nuko asoma isomo riboneka mu rwa kabiri rwa Yohana ntazibagirwa, uyu munsi wa none sinjya ntibagirwa. Nuko amaze kurisoma asoma ku murongo wa 6. Ni mu rwa kabiri Rwanda, mu rwa kabiri Rwanda, mbese murahari? Nimusome ku murongo wa 6. Ni ku murongo wa 6 havuga ngo iki? Nguru ni rwa rukundo nuko tugenda dukurikiza amategeko ye, ngo kandi itegeko rye ngiri nuko tugendera mu rukundo nk'uko mwigishijwe uhereye mbere na mbere. Rukundo tugenda dukurikiza iki? Amategeko ye. Iryo somo ntangira kubyiba, ariko ubundi abadive kukibiyene, ariko ubundi kubera iki bavuga yuko Imana izakurikiza iki? Ahita yongeraho amagambo ngo Imana izakurikiza inzira wanyuze. Ahita asoma iryo somo ngo niki izakoresha mu ruba? Bizakoresha iyi nzira ngo yerekane inzira y'amategeko yayo. Arabisoma gutyo arigendera. Umupasiteri watwigishaga arigendera ariko Yesu garantiwe sashi sinibazaga ku rukundo. None se gukurikiza amategeko ye, ubundi amategeko ye aya ngo muri gihe igisubizo kiraza ngo si aya nico base turi kujyana igisubizo kigera ntabwo ndi bubaho ubuhamya bwose bwakwira. Umuyobozi niwe ubwiye ati igihe nzigisha umunsi wose, basi uzawutegure uze wigisha umunsi wose. Haleluya. Kandi ndabizi yuko uzabyitegura bigashoboka. Haleluya. Ikirane cyangwa kukivuga gutya bavandimwe, ndagira ngo mbabwire ngo urukundo nashakishaga ntabwo narwo, kubera yuko byaragiraga ahubwo umujinya n'amahane n'ibiki byose bitumye ndwana ngira gute bya bintu nifuzaga simbibone. Kubera iki ntabibonye? Nuko inzira nashakaga kubishakiramo atariyo. Mbese birikumvikana? Aha rero ndagira ngo mbabwire ngo kuba nari nasezeranye gukorera Uwiteka aho ngaho byazamukiyemo Imana ibimfashirizamo, itangira y'ubwayo kunyigishiriza, ariko ihereye kuri ya masezerano nanjye nayihaye nzagukorera. Nyamara kugukorera simbisobanukiwe ibyo ari mwumva muri jewe nzara n'urukundo birashaka kunzamo, ariko urukundo rw'Imana naje gusobanukirwa ko Imana yonyine ari yo rukundo. Naje gusobanukirwa ko Imana yonyine ari nyirufite. Turimo turiga ibyigisho by'urukundo, ariko Yesu Kristo niwe wadukunze aratwitangira, kandi uko twamukunda ni kumwe ni ukwemera uko ibyaha byacu turi abanyabyaha nk'uko tumaze kubyiga, maze natwe tukamwegurira imitima yacu tukamubwira ngo tubabarire kuko turi abanyabyaha. Haleluya. Anyuma y'uko dusabye imbabazi ko turi abanyabyaha ibintu byose, buriya hari ukuntu umuntu atangira yobagurika, ni uko bigenda. Adamu nawe ashaka igisubizo yagishatse ngo ndi gutanga inyunganizi ku cyo twigaga, yagishatse mu buhe buryo? Yagishatse mu buryo bwo kwidodera ibibabi by'imikingi agira ngo ari yabi. Iyo ni ya mirimo umuyobozi yatubwiraga, kugerageza gukora imirimo nyine abantu benshi naho batangira kubagurikira bakibwira ko ariko kwibuka Imana, ariko imirimo ubwayo si mibi, imirimo ni byiza n'ababibona kandi ni byiza, kandi n'udakora imirimo nawe ntabwo yakwifuzwa, ariko imirimo ifite aho igarukira. Hakeneye gusobanukirwa mbere y'imirimo. Ese turi kujyana hakeneye gusobanukirwa iki? Yuko ingwe itahindura ibara ry'urugondo rwayo, yuko umunya-Etiyopiya niwe w'igikara, niwe bavugaga atahindura ibara ry'uruhu rwe. Umunya-Etiyopiya niwe bavugaga kiriya gihe ngo niwe w'umwirabura. Mu gihe cya Yeremiya ngo niwe wari iki? None se niba atabihindura
ni Yesu Kristo kubwo kumusanga rero nibyo bigaragaza ko umwizeye. Igihe upfukamye ubwira Imana ngo babarira kuko ndi umunyabyaha, haleluya, nibwo bikora bigashoboka. Hari igihe wagerageje ukumva ntibishoboka, nyine yagira ngo ubanze wirwaneho ubone yuko utabishoboka, ugasanga uri wa wundi. Noneho rero pfukama mubwira uti ntabwo bishoboka, haleluya, pfukama mubwira ngo ntabwo byagize gute. Noneho nurangiza ubikora bikuye ku mutima, atari bya nyirarureshwa ngo kugerageza kwihana byandikize ntacyo bimaze. Ariko iyo umara amaje ugatanga ugapfukama ugasaba, urahabwa. Amen. Ugira gute? Ubwo rero niba byaragiye byanga inshuro nyinshi, menya yuko ahari hari ibyo wari utarasobanukirwa. Kuki tugaruka kuri iyi ngingo? Nuko Imana ibona yuko hari ikintu. Kuki tugarutse kuri iyi ngingo cyane? Pasiteri yigarutseho, nanjye ngigarutseho, sinari nahiteguye, mbese turi kujyana. Imana ibona ko hari ukeneye, ubwo ni wowe uyikeneye. Ubwo wari wowe ukeneye yakira mu izina ryayo. Haleluya. Imana yateranye iteraniro ryayo igamije gushyekera umuntu mu myumvire idakwiye. Mbese bari kumvikana? Ahubwo hamwe n'ibyo bisobanura inzira yayo ikayigumburura kugira ngo abantu bayigendere. Icyo ndi kuvuga rero ni iki? Nuko umugaragu w'Imana Mose yagarutse. Amen. Yari yaragerageje gukorera Imana nawe bivanye mu mbaraga ze, ariko ntibyashobotse. Muzi umuntu yarwaye kugira ngo atangire gucyura Abisiraheli ababonye mu buretwa, ariko ibyo ngibyo byarashobotse. Icyo navugaga rero ni iki? Yari yaragiranye isezerano n'Imana ryo kuzayikorera. Girana isezerano n'Imana nawe ryo kuyikorera, kandi kuyikorera kwa mbere guhera mu mutima. Abe umurimo w'Imana ni ukwizera. Yagize gute? Uwo yatumye Yohana 6:24. Umurimo w'Imana ni ukwizera. Yagize gute? Kubanza kwizera Yesu Kristo ni wo murimo wa mbere. Kandi iyo Kristo ubashije kwizera umurimo we neza birashoboka. Kwizera umurimo we bisobanuye iki? Bisobanuye kwemera yuko wapfukiwe mu byaha n'ibyo wakoze nk'urutonde, ndetse n'ibyo ukora utazi ko ari ibyaha. Ibyo byose ukabyemera ukabishyira ku gicaniro cy'ibitambo, ku gicaniro cy'iki, maze bigakongoka bikagira gute? Ugatamba igitambo cy'ibyaha maze ukabishyira ku gicaniro cy'iki. Mbese twebwe tuzana intama? Oya, ahubwo twe tujya ku mavi. Igihe utabyibuka ukabwira Imana ngo binyibutse, igihe utabyumva ukabwira Imana ngo bisobanurire, igihe ibintu utabisobanukiwe ukabwira Imana ngo ntabwo byumva we, ngo ariko Mana ugatabaza nk'aho ubugingo bwawe bugeze mu kaga, nk'aho ugiye kugwa mu mwobo, ugatabaza muri ubwo buryo. Haleluya. Ko niko Imana igutabara, kandi iyo hatabayeho gutaka nta gutabarwa. Rero hari ibintu byinshi tudasobanukiwe, ariko iyo ukoze icyo ngicyo cyo gutaka, Imana itangira kugenda igusobanurira, itangira kugenda ikwiyereka. Nyabuneka nimugire umwete musenge, nimugire umwete musabe, nimugire umwete icyo kintu wongere wumve ko ari ngo uko wagiye ugerageza rero bikanga, uzabona yuko nutanga ibitekerezo byawe ukabyegurira Kristo, azaza akorera ubugingo bwawe. Amen. 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 Mose rero yarageze igihe cy'amahitamo, arangije kwiga. Nuko Imana ibona yuko imyaka yose yamaze 28 yiga amashuri yo mu isi, atize neza ishuri rya, maze irangije iramubwira iti rero ubu ngiye kukunyuza mu ishuri ryanjye, kandi ntabwo ari kumusobanurira ngo byumve neza atagombye kunyura mu byago n'amakuba. Ubwo rero kimwe mu byo abantu bagomba kunyuramo ni ibyago n'iki n'amakuba, ngo bihora byindikanya, ngo bihora byisukiranya, ngo bihora biza bisubira. Hari igihe umuntu Imana imunyuza mu bukene kugira ngo hari ubure n'amafaranga 100, ubanza ukubitwe neza, nutakamba uri kuyasaba itangira igikugumuro rero. Haleluya. Maze uzajya uvuga uti si kubw'imbaraga nyafite, si kubw'amaboko nyafite, kuko abandi bariyemererwa, ariko rero ni umukene ngo buriya ngo ni mu mutwe bakavuga ibintu byinshi. Reka nkubwire, nibyo n'imishinga y'Imana yaguha ubwenge bwo kwiga kuyikora. Mbese bari kumvikana? Rero igihe hari n'icyo ngicyo ucyumve, ibyago n'amakuba n'ibigeragezo n'iby'Imana ikoresha. Igihe Mose yaratangiye kurwana, maze avuga ati ngiye gucyura Abisiraheli, muzi ukuntu yabigenje, atangiye kubatemberamo kugira ngo azashake ingabo zimufashamo, kubera yuko yari ari mu kindi kigeragezo. Barimo kumubwira bati ni wowe ugomba kuba umwami, dore wavukiye mu rugo rw'ibwami, kandi isi yose ni iyawe, ni wowe uzayitegeka, amafaranga yose ni ayawe, amazahabu yose ni ayawe, kandi ni wowe uzi indimi, ni wowe ufite igisirikare,
waratsinze hano uza uri uwa mbere, watsinze n'aha uza uri uwa mbere, ariko usigaje ikintu kimwe gusa, ugomba gukorera ibigirwamana, tukakwegurira ibigirwamana, nuko rwose ukajya ukorera n'imyuka mibi. Wabyumvise ikizamini yarasigaye, ukajya ukora n'iki n'imyuka mibi, maze abantu bakubona bakagutinya, kandi wavuga ibyo uvuze bikaba bikomeye, ugahabwa ibitinyiro, kuko uri umwana w'umwami, ni wowe tubona ugomba gusimbura umwami. Ingabo za Satani zari zirimo zimutegura. Kimwe mu cyo Satani akora buriya, agerageza kwigarurira ubutware bw'isi kugira ngo ahate imitima na none Imana yo ikagerageza kwigisha, ikanyura mu ijambo ryayo, ikanyura mu ki buriya. Twebwe dufite umurimo. Ubu ngubu igihugu cyahagurutse kikabwira abantu bose bo mu gihugu ati mwese muba abakirisitu bose babata kujya bose bagira none mwese muhinduke, bose bakabeshya ngo barahinduka. Ariko Imana si ukubwira. Imana yo yigishira ikarekera umuntu amahita. Icyo kintu uracyumva? Niyo mpamvu umurimo dufite twebwe urakaze cyane, ni uwo kuyobora abantu ku Mana, ni uwo kuyobora intekerezo, ni umurimo w'uburyo bw'iby'umwuka. Bose uri kumvikana? Kandi Imana ni umwuka, nayo n'abayisenga bayisenga mu buryo bw'iki bw'umwuka. Mose rero yari yararahiye kuzakorera Imana mu buryo bw'umwuka, ariko Satani aramurebamo ubushobozi bwo kuzakorera kumukorera nawe no mu buryo bw'isi, sibyo? Mu buryo bw'iki buriya abantu bakora Satani bamukora mu buryo bw'isi, kandi rimwe na rimwe harimo ibyiza bakora bigafasha n'abantu, sibyo? Ariko ugasanga imitima barayiveguriye idashobora kuvayo byanze bikunze. Ubu hari abantu badashobora kwihana ngo bikunde, kubera ko barangije gusinyana na Satani amasezerano, bavuga ngo tuzagukorera, nta kindi tuzagukorera. Umuntu nubwo wapfukama umusengera ntibyakunda. Icyo kintu uracyo yararangije gusinyana amasezerano, yari kuvuga ngo nzagukorera. Hari abandi babayeho bamukorera Satani batabi, abo nibo bashobora kuvamo abihana bigakunda. Ariko barangije kuvuga Satani bati n'ubu hari mu isi hari idini rya Satani, sibyo? Bavuga bati rwose niwe rwose. Rero icyo ndi kuvuga ni Mose nawe byari bikiri aho ngaho, agomba guhitamo kumukorera. Noneho rero icyo nihuta mvuga ni iki, ni uko Mose Imana yemeye yuko anyura muri iyi nzira yo kwirwanira ntibyakunda. Igihe Mose yari amaze kwica umunyegiputa, batanga raporo yuko yishe umusirikare wa Egiputa warenganyaga abo bantu b'Imana bo mu Isiraheli. Mbese turi kujyana, maze Mose batangiye kumuhiga, bamenye yuko koko atangiye kugambanira igihugu. Mose aracika, agenda atazi aho yerekeza, agenda ajya gusaba akazi ahantu hitwa Imidiyani, bamuha ko kuragira intama. Ako kuragira iki? Ngo Mose igihe yabaga aragiye intama, ngo habaga harimo ibitama bishaje, ibitama bigize bigenda byarasazuriye, byarageze gute? Ngo ariko byabaga bigifite akamaro, kuko iyo bakemuraga ubwoya byabaga bifite ibyoya byinshi, ngo bityo ibyo byoya bikajya gukora imyenda. Ibyo byari bigifite akamaro, kuko ibyo ngibyo no kuribwa ntibyari kuribwa. Ngo Mose ngo yarafite izindi ntama ngo zizere. Imana imwigishiriza kuri izo ntama imyaka 40 ngo kugira ngo Imana imuhanaguremo iby'amashuri yo mu Egiputa yamazemo imyaka 28, byayisabye imyaka 40. Byayisabye imyaka 40. Ubundi bushitani muri ubwo bwacu urumva ari ibintu byakoka. Ariko iyo Imana iduhamagariye kuri kunyura muri iyo nzira, irabanza ikatwiyereka binyuze mu kudutsindishiriza, ikatubabarira ibyaha byo mu gihe cyashize. Ibyo bikaba bitwinjije mu gutangira urugendo. Haleluya! Hari nacyo tubwira agaciro ko byakubaka ubwa kabiri. Ni nacyo nigeze navuga mu isengesho gitangirirwa muri iki kinyabwoya. Ngo murakireba ikinyabwoya, murakireba buriya ngo ikinyabwoya ngo nicyo kivamo ikinyugunyugu. Kivamo iki? Ikinyugunyugu. None se bigenda bite kugira ngo ikinyabwoya kivamo ikinyugunyugu? Bisaba ikinyugunyugu yuko kiri bujye mu bishokoshoko ahantu hihishe, maze kikabanza kikikuraho bya bintu. Ubundi kigira ibintu by'ibihwa by'ubwoko bugera nko muri 3 cyangwa 4. Hari ibintu biba bigitwikiriye rwose bituma kitagaragara neza.
bito ariko hakabaho ibindi nanone bimeze nk'iki nk'amahwa rwose nk'ikinyogote. Ibyo nabyo bikaba ngo kirabanza kigakomeza kikihotora ntikigira ikindi gikora. Icyo gikora gusa ngo cyo kijya mu bwiherero. Kijya he? Kijya mu bwiherero. Nuko noneho umubiri wacyo ukazagenda nawo ukavaho wa wundi mubona w'inyuma ukagira gute? Ukagira gute? Ukavaho. Wamara kuvaho ikinyugunyugu kikazavamo hahandi muri wa muntu wa cya kinyabwoya mumaze ikinyugunyugu kikagira gute? Uko niko natwe dukwiye kujya imbere ya Yesu rwo twifubitse muri maze byataha kibigaragara bikavamo we bya bindi byo mu mico nabyo bikavamo. Erega muri hari ibyaha biri mu mitsi, hari biri mu magufwa, hari biri mu misokoro byihishamo uba guhera mu bworo bw'igihe kugera mu gitwaro ntahagize nazima hari uburiganya buba bwihisheyo. Iryo cumbi ry'amaganya riba ryihisheyo, iryo cumbi ryo kwifuza riba ryihishiyo. Irari iki kandi Satani nawe abacungira hafi kugira ngo aze yegeze ibiri mu mubiri. Ariko Yesu Kristo nawe atanga insinzi. Haleluya. Umuntu akane ubwo rero mureke twebwe tumwegere. Haleluya. Ibyananiranye bizashoboka. Ngo Mose yarara aho ngaho ngo yizima kugeza ubwo Imana yamutangiye ubuhamya. Iravuga ngo Mose umugwaneza uruta abandi bantu bose bamwe. Mose umugwaneza uruta abandi bantu bose bahe bo mwisi. Bavandimwe, birashoboka yuko twajya mu ishuri rya Kristo, ariko mwibuke iki gihe Yesu Kristo yavuze igihe ahamagariraga abantu ababwira itangazo ryo kuruhuka. Yaravuze ngo mwese abarushye n'abareba muze musanganira gute n'abaruhura, mwemere ko bagaragu banya mugira gute munyigireho kuko ndi umugwaneza kandi noroheje. Ubwo Mose yagiye mu ishuri ari uko yabanjije kuba yumvishije arushye, arabanza araruhuka kabiri abona kwinjira muri iryo shuri. Hahandi pasiteri yatubwiraga atahari ni mu wa kabiri cyangwa se no mu myaka ikurikiyeho. Ubwo rero hari igihe dushaka natwe guhera ahantu tugashaka guhera mu bagwaneza kandi tutaramenya yuko n'imitwara umuntu ayikoreye. Ese mu Kristo yigeze atangira urugendo ataragera ku musaraba? Yigeze aruhuka ataragera ku musaraba? Ko nako umunyabyaha agomba kubanza kuwikorera umutwaro we akamenya yuko ujyana kugeza igihe azawuturira ku musaraba. Wigihe yarageze ku musaraba umukirisitu ngo yaritegereje. Haleluya. Wagize gute? Icyo yakoze igihe yajyaga ajya kuyobagurika ngo umukirisitu arongeraga atari ko nakubwiye mubwiriza butumwa atari ko nakubwiye ngo genda uzagera ku musaraba kandi uzatura umutwa. Haleluya. Hari abantu benshi batazi umutwaro w'icyaha, abo nabo bavuga ibigendanye no kwezwa babeshyagura. Kuko umuntu utaratura umutwaro nawe ntashobora kwezwa ngo bishoboke. Buriya iki gikristo gifite intambwe. Mwibuke mu Baroma amagambo ahanditse ngo abo yahamagaye yarabatsindishije kandi abo yatsindishije yabahaye. Ibi rero ni ibintu nanone bikurikirana. Hariho gutsindishirizwa, hariho kwezwa, hariho no guhabwa ubwiza. Kandi ibyo bisobanuye kunyura mu rupfu ariko rutuma tubara dutahabwa mu gihe cyashize. Bigasobanurwa nanone kunyura mu muzuko ariho gutuma duhabwa imibereho mishya yo guhinduka mu mico. Uko guhinduka mu mico nibyo bizana n'umugwaneza. Amen. Bikazana kwihangana na za mbuto. Ariko ikihutirwa ni uko umuntu yamenya uko urugendo rugendwa akarugenda. Sinzi niba warumvishije umutwaro nka mukirisitu ngo ugende uwuture, ariko nibuka yuko igihe nibazaga ibyo by'urukundo ikibazo kimwe nasigaranye muri jyewe cyari ikingo, mbese ko numva nta mahoro ngira, ubundi ayo mahoro nayabona nte? Ese ko numva ubundi Imana koko ko numva mfite imbaraga, numva nkunda ijambo ryawe, ubundi niba utuma mbikunda cyangwa ni iki? Ubundi ikibazo kiri hehe? Maze igihe kimwe uko byari bigeje mu masaha umunani ya nijoro umwuka w'Imana arasanga nuko nicura kuko nari namubajije ikibazo maze arakisubiza. Kuko nagiye igihe kimwe ngiye gutanga ubuhamya ari mu ishuri ari mugoroba isabato itangira, numva kandi mubahamirize yuko ndi umukirisitu, numva kandi mubabwire. Nari narabonye umukecuru umwe ajya gushima Imana ishuri ryo ku isabato nimugoroba, asaba umwanya ashima Imana. Ndavuga nti nanjye uyu munsi turajya gutangira isabato mubabwire. Ngeze barambwira bati rero ntabwo ari gahunda yo gushima Imana, bayikora mu gihe cyari
cy'ishuri ryo kwisaba ndababara nibanyangiye ko nshima Imana nabwira Imana nabwira ngo noneho niba ari wowe koko wabimbwiye ngo njye gushima uze kubinyereka kandi usange maze umbwire ko ejo nzajya gushima Imana nutabinyereka sinzigera nza gushima Imana. Aricyo Yesu yashakaga kunkorera. Haleluya. Aricyo Yesu yashakaga kunkorera. Muri iyo minsi najyaga niga ijambo ry'Imana nkumva uko ndikuryiga ndazamuka muri jyewe koko rimeze nk'amashanyarazi najyaga nsenga nkapfukama rwose nagize kuvuga ngo oya ariko nabwira Imana ni ko nyumva ntazi ibintu bivamo ariko ubwaba bariye rwose ukanyereka. Haleluya. Maze ubwo nari niciye muri iryo joro Imana ubwayo niyo yanyiyeretse ndi imbere y'iteraniro maze muri iryo yerekwa mbona ndishimye ku isabato gushima Imana numva yuko Imana ubunyerere kuko nari nayibashije ngo jejo cyangwa sinjejo bona noneho ndi imbere y'abasenga gushima nje nari ncyutse bwenye Imana ni koko burya uranzi ukoko uranzi igihe gitekereza kubwira Imana ngo uranzi pfukamye nagiye kumva numva muri yanganya ko mu buryo buteye ubwoba ntigeze ngira igihe napfushaga mama nibwo nababaye cyane nakoresha muri none kuba mwana napfushije mu gihe cyawe ariko bitagezaho ariko kugahinda ntabwo ntangira kukagira nubwo kugahinda ubwo nari nagize nubwo ndashwanyutse rwose mbwira Imana ni mbese urankunda burya bigeze aho ngaho igihe nari aho ngaho mfukabye amasaha umunani saa nijoro nagiye numva amarira ibyuya byinshi ariko numva hari ibibaye muri jyewe byageze nkaho wari umuntu ufashe igikobokobo arakurura atandukanye ibintu byinshi igikobokobo kiva ku mutwe uzavuga ngo ubuhamya bwawe bw'abantu biza ubwo ni ubwanjye ubwawe wacyumvise nawe wegereye icyo abanyabyaha bahuriraho ni ukwemeza icyaha no guhabwa amahoro mu mutima. Muzi ikintu cyambayeho numvishije muri cyewe nakiriye ya mahoro. Amen. Numva neza ibintu birakunze ndangije numva ndatuje. Muzi ikintu cyakurikiye Imana yanyeretse ahantu ngiye gukorera umurimo. Yarambwiye ngo aha hantu uri ritoro ntuzahabura ahubwo ugiye gucireho n'ahandi hano umuhanda nanjye neza ndetse shima ko byagenze ntazi uko bizaca reka ngarukira ariko icyo ndi kuvuga ni iki bavandimwe umutwaro w'ibyaha umunyabyaha awungwaho iyo niyo ntangiriro ari na mukristo ngo yitegereze ngo yumva umutwaro umuvuyeho rero ngo arareba ngo ahindukiye ngo abona wikubise iyo mwumva yari icukuye hafi aho ngaho hafi aho ariko ngo agiye kubona ngo abona abantu batatu baje bamusanga umwe aramubwira ngo ibyaha byawe urabibabarira undi nawe ngo amwambure ya myambaro amwambika ikanzu nzi undi nawe ngo amuhe umuzi ngo tuzagende gusoma kugeza igihe uzagera ku rurembo amasezerano ntabwo abantu b'Imana baba bari hari amasezerano ntabwo abantu b'Imana batangiye urugendo ibyo byitwa gutsindishirizwa. Haleluya. Ibyo byitwa kugira gute? Icyo ni Yesu yigishije ati mwese abarushye n'abageze gute n'abaremerewe. Agiye rero umuntu atarumva ko arushye kandi aremerewe aba agifite ikibazo ni ngombwa yuko utakwihagararaho ahubwo ukwiriye kubaza Imana ukumva ibyo bitangira. Pawulo ajyaga yigisha ati mwumvishe ko Mwuka Wera yaje mutangira urugendo rwo kwizera kwanyu. Bisashimye ati mwarabyumvi arangije bo baramwira ati ntabwo twari twumva ko Mwuka Wera yagize gute yaje. Aha rero nicyo kintu cya mbere cyihutirwa umuntu w'Imana akwiriye gusaba kandi icyo gihe nibwo ahabwa Mwuka Wera. Amen. Nibwo ahabwa iki? Yesu yigishije abantu avuga ati nyamuneka nimusabe Mwuka Wera. Icyo gihe nibwo ahabwa amasezerano amukomeza mu rugendo, nibwo ahabwa ubuzima, nibwo atangira kurwana rwose kandi akagenda afite amasezerano nawe Imana yamwihere. Rero hari ibintu bingahe bitatu cyangwa se bine
byitwa mu gisobanuro cyo gutsindishirizwa. Nk'uko abahanuzi atubwira neza yuko ngo ari umurimo ukorwa n'Imana yonyine, yifata icyubahiro cy'umuntu ikakimanuka gishyira hasi mu mukungugu ikamukorera icyo batabasha kwikorera. Ngo mbese icyo umwana w'umuntu atabasha kwikorera ni iki? Niyo abasha gutsinda umutima we ngo awemeze ibyaha, niyo abasha kwisobanurira iby'icyaha muri we mu yandi magambo. Kabiri, niyo abasha kwiha amasezerano, niyo abasha kwiha amahoro yo mu mutima, kandi amahoro adendeza iyo umunyabyaha agenda akuraho inkomyi zose asanga nabo yahemukiye. Impamvu abantu batajya basanga abo bahemukiye nuko batasanze na Kristo. Reka tubaze gusanga Kristo, nabo twahemukiye kubasanga bizaba automatique, bizaba umwese. Ese turi kujyana bizaba iki? Ubutumwa bwiza rero bugomba kwigishwa amahanga yose. Ubutumwa bwiza rero bugomba kwigishwa isi yose, kugira ngo imperuka itere ko yuko abanyabyaha basanga Kristo. Ati nimuze mwese abarushye n'abaremerewe musange ndagira gute, maze mwemere kuba abagaragu banjye munyigire. Hari imico myinshi umuntu w'umuvantara agomba kwiga, umuntu w'umunyabyaha agomba kwigira kuri Kristo. Agomba kumwigiraho kuvuga, agomba kumwigiraho kurya, agomba kumwigiraho kugenda, agomba kumwigiraho gusenga, agomba kumwigiraho gukora, agomba kumwigiraho byinshi cyane, kugeza ubwo nawe azahinduka nka Mose akaba umugwaneza. Haleluya. Rero abo ngabo bari barazimiye b'Abisiraheli bari baragize gute? Bari abo bafarisayo n'abakoresha b'ikoro, bari abafarisayo n'abakoresha b'iki? Abakoresha b'ikoro rero bo bari bagereranywa n'ibyo biceri. Ngarutse mu cyigisho cyanjye. Haleluya. Bagereranywa n'ibiki? Bagereranywa n'ibiceri, kuko bibwiraga yuko bazi Imana nyamara batayizi. Batagize gute? Batayizi. Hanyuma rero abo bandi bazimiye, izo ntama zazimiye, ni abanyabyaha babyemera. Ni abanyabyaha bagira gute? Abanyabyaha, umunyabyaha wemera ko yazimiye burya batatu rwose, ngenda bizi yuko atandukanye na wa wundi wiyemera, na wa wundi wiyemera. Kandi abanyabyaha tuba turi bya biceri biri aho gusa, turi bya biceri bigize gute. Twebwe noneho turaza rwose tukajyamo tukumva yuko icyo ngicyo ngo kugira ngo akibone, kugira ngo akibone byagenze gute? Yacanye itara. Yagize gute? Acana itara kandi atumiza n'inshuti ze ngo zimufashe, afata imyeyo arakubura, amena amazi kugira ngo arebe yuko kitarengewe n'ivu. Uko niko bimeze. Ese bikumvikana? Aho rero byumvikane neza yuko Yesu yacaguye umugani yabitewe n'abo yarebaga. Nyamara abo yarebaga uyu munsi wa none natwe ubwo turi muri iyo migabane. Bamwe baribwira yuko rwose ari abanyabyaha, abo baragereranywa n'abo bakoresha b'ikoro bose n'abanyabyaha. Ariko abangaba yigeze yabavugaho ati bazabatanga kujya mu ijuru. Kubera icyo bagomba kubatanga kujya mu ijuru bagatanga abanditsi n'abafarisayo, ni ukubera yuko bemeraga icyaha cyabo. Niba umuntu atihagararaho akemera ubunyacyaha bwe, ni intambwe nziza ya mbere ashobora gutera kugira ngo yinjire mu rukundo rw'Imana. Amen. Ni intambwe ya mbere agomba gutera, ni uko yabyemeraga. Aba bafarisayo rero n'abakoresha b'ikoro, mwibuke ko bari barimo bitwa ba Zakayo. Haleluya. Kandi bari barimo aba bakoresha b'ikoro bari barimo abitwa ba Matayo. Mbese yemeye Yesu Kristo, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Bari barimo ba Zakayo. Mbese Zakayo yemeye Kristo, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ariko reka ngubaze, abafarisayo bemeraga Kristo bitagoranye? Bemeraga Kristo bigize gute? Abo rero nibo byari bya biceri, ariko n'ibiceri byarabonetse, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Haleluya. Kuko Nikodemu yaje kuboneka tumaze kwiga. Amen. Nikodemu yarabonetse, ariko urabona Nikodemu byamusabye ko bacana cyane bigakomera. Haleluya. Hanyuma se bitewe n'umwana w'ikirara nawe wagize gute? Wagiye abacira n'undi mugani ati, kandi arababwira ati, hariho umuntu wari ufite abahungu babiri. Hariho umuntu wari ufite iki? Twinjire ahangaha ngo umuhererezi abwira se ati, data mpa umugabane w'ibintu byanjye unkwiriye. Nuko agabanya amatungo ye. Iminsi mike ishize umuhererezi ateranya ibintu bye byose, aragenda ajya mu gihugu cya kure. Ajya hehe? Ajya mu gihugu cya kure. Nguko uko byari bimeze mu rugo rwe. Hari haravukiyemo abana b'abahungu bangahe? Babiri. Kandi mu rugo mwibuke urugo icyo rushushanya iki? Rushushanya abantu bari mu nzu y'iki?
bari mu nzu y'Imana. Reka tubivuge muri ubwo buryo kugira ngo ahari tutajya kure, nubwo ibisobanuro byaba byinshi, ariko reka dutange bikeya kugira ngo ahari abantu babyumve. Muri urwo rugo nibuke ko hari bande, ukurikije bari bahari icyo gihe mu gihe cy'amateka, hari abafarisayo n'abakoresha biko, ariko abo yari agiye kwibandaho ngaho yabagereranyaga n'abakoresha b'ikoro n'abafarisayo. Abafarisayo bo yagereranyaga aho ngaho. Mbese igihe yavugaga ibigendanye n'aba bana yavugaga iki? Naho se ndi gukora bucukumbuzi mu gitabo kimwe cyitwa Imigani ya Kristo, nsanga yuko igihe Yesu Kristo yavugaga hano igihe Yesu Kristo yavugaga abangaba reka nkoreshe ahangaha awumve. Kristo igihe yavugaga abangaba bazimiye, yageragezaga gukoresha avuga abantu abangaba, yavugaga aba bazimiye yuko ari abakoresha b'iki, ari abakoresha b'ikoro, ndetse abazimiye uwari wazimiye by'umwihariko aho ngaho yari, ikanze munyihanganire magere, ufite Imigani ya Kristo turebere ku cyigisho cya 15 kivuga ngo yiyegereza abanyabyaha. Uturebera akagingo kavuga ngo kubona intama yazimi, kubona intama yagize gute. Hano baranditse baravuga ngo mu bantu bari kumwe na Yesu, mu bantu bari kumwe na aca uyu mugani harimo abungeri n'abantu bari barashoye amafaranga yabo mu bworozi. Harimo abantu bameze batyo, harimo abungeri n'abantu bari barashoye amafaranga yabo mu ki. Bose banyuzwe n'icyitegererezo yatanze agira ati, ninde muri mwe waba afite intama 100 akazimiza imwe muri zo, nasige izo zindi 99 zo mu gasozi ngo ajye gushaka yagize gute, yazimiye kugeza aho ayibonye. Yesu arababwira ati, aba mukerensa ni umutungo w'Imana. Aba bagira gute? Uwo mutungo w'Imana wa mbere wari abakoresha biko n'abanyabyaha. Aba mukerensa ni umutungo w'iki? Uyu mutungo w'Imana, Imana iwitayeho. Hari igihe tujya dusa naho tutazirikana abandi batuzengurutse tukumva yuko ari abanyabyaha bakure, ariko bo ngabo Imana ibitayeho. Aba mukerensa ni umutungo w'iki? Ni umutungo w'Imana. Burya umuntu wese ujye umubonemo yuko Yesu Kristo nawe yamupfiriye. Haleluya! Yuko Yesu Kristo nawe yagize gute, na wa wundi ugenda agwa mu mikoki yamumeneye amaraso, na wa wundi w'umusambanyi yamumeneye amaraso, na za ndayi yazimeneye amaraso. Abo ngabo bose bakunda iby'isi yabameneye iki? Yabameneye amaraso. Burya nabo bakira. Hanyuma rero ikindi kintu yavuzemo ngo intama yazimiye igomba gushakwa n'umungeri. Iyi ntama yazimiye igomba gushakwa n'iki? Ibi nabibabwiyeho ntago mbigarukaho, kubera yuko aba baremera impamvu bitwa intama nta yindi, bemera ko bazimiye, zari zirimo zigenda zijya kurisha, ariko imwe irateba igwa mu manga. Igwa hehe? Igwa mu manga. Hari abantu mu mibereho yabo batajya bahakana ko ari abanyabyaha, ariko batazi ukuntu bavayo. Uko niko intama zimeze, uko niko intama zigize gute mu mibereho yabo. Akaba bizi ngo ngewe rwose ndi umunyabyaha ndabizi, ariko ntazi uko yavayo. Abo ngabo umwungerera bashakashaka. Umwungerera agira gute? Harabashakashaka. None se bite bya cya giceri? Ibyacyo nakivuzeho. Ni bariya bibwira yuko bafite gukiranuka, ariko ntako. Akandi kagingo ndimo kuvugaho nakahe? Nakagingo kari hano gasobanura uburyo ki uriya mwana w'ikirara yagiye. Uriya wavukiye mu rugo ashushanya abantu b'Imana bavutse ubwa kabiri, ubwa kangahe? Ndetse bakakira Mwuka Wera. Ariko igihe bamaze kwakira Mwuka Wera barageraho rwose baravuga bati izi gahunda ziraturambiye. Izi gahunda zigize gute? Izi gahunda ziraturambiye. Izi gahunda zo guhora tuzinduka, izi gahunda zo guhora dusenga, izi gahunda zo guhora tujya kubwiriza zigize gute?
abo bana bari basigaye mu rugo bo nicyo ngicyo. Mbese turi kujyana abo basigaye mu rugo, abo basigaye mu rugo bo nicyo ngicyo. Mbese ahangaha umwanditsi yabavuzeho iki? Nimwumve icyo umwanditsi yavuze hano maze mucyumve. Abo bana basigaye mu rugo, baravuga ngo agarutse kwa se. Wahageze? Ngeze ku maca biraruguru. Garuka imbere yaho. Reka n'izi gitabo mbari cyo nkoresha ko Uwiteka ntiyakwibuka ibyaha ukundi. Reka nkoresha igitabo hano ngo mu mugani uwo mwana yumvise ko ababariwe ibyaha bye, ariko mbere yuko ababariwe ibyaha bye murabizi iby'umwana w'ikirara wagarutse iby'umwana wagarutse akagaruka kwa se, iby'umwana wagarutse akagaruka kwa se. Reka duhere kuri uyu nguyu ngo umugani w'intama yazimiye niho hariya badutubwiraga. Hano hepfo baratubwira ngo inzara ikomeye itera muri icyo gihugu. Muzi yuko agezeyo, mbese turi kujyana, agezeyo byagenze gute? Agezeyo yagurishije ibyo yari afite byose, arabyaya, agira gute? Ariko warangije inzara iratera muri icyo gihugu. Inzara igira gute? Inzara gutera bisobanura iki? Yagezeyo muri icyo gihugu cy'abanyabyaha, arya nkabo, akora icyo ashaka, ndetse mukuru we amakuru yari yaragiye yuko yagiye agasambanisha ibintu bye. Agasambanisha iki? Umutungo yagabanye yagiye kuwusambanisha. Mbese utekereza ko icyo yajyanye n'iki? Ni uko za mpano yajyanye yari yarahawe niwo mutungo, haleluya, yagiye kuzikoreshereza Satani. Niba ari umuririmbyi yahinduye aho yaririmbiraga, niba ari umubwiriza yahinduye aho yabwirizaga. Mbese turi kujyana? Niba yarasengaga yahinduye aho yasengeraga. Zumva abantu benshi iyo bamaze gusinda batangira gusenga bagatangira kuririmba, yahinduye ahantu yakorera ijuru. Satani burya yifuza yuko wakwinjira no mu iterambere ry'abantu, ngo ugere aho ngaho uze hano mu materaniro, baguhe gahunda yo gusenga usenge, baguhe gahunda yo kuririmba uririmbe, baguhe gahunda yo guturisha uturishe, baguhe gahunda. Ntashaka yuko wamuhinjira. Kubera iki? Azi neza ko hari igihe izo gahunda ukora, izo mpamvu ufite nyine uri kuzikoreshereza Imana kuko yaziguhaye. Ese turi kujyana? Ashaka rero kugukuramo, niyo mpamvu wumva hari ibintu kurya isata burenge bikubwira ngo ariko ubundi nta bindi wajya kwikorera. Urareba n'ibishyimbo byawe biraheze mu murima. Nk'umuntu wasibye atanga impamvu z'ibishyimbo, iyo bitaza mu murima agasiba amasaha arabona ngo ibishyimbo byanjye ngo rwose ngo ndajya kubisarura. Uwo muntu umutima ntaba yaraguye. Ubwo wumva yagize amahirwe y'ibishyimbo yaribonye, ariko ntakabisarura uyu munsi barabyiba. Rimwe mu kwezi amasaha makeya yarimwe mu kwezi ugashyiraho kwitwaza ngo ndagiye gusarura ibishyimbo byawe. Ariko ugira ngo kugwa ni iki kikwere cy'igihe, ugashyiraho kwitwaza ngo ndagiye kugira ngo. Aha rero niko byagenze. Yagezeyo impano ze yajyanye, utageramo nta mafaranga, imitungo ye ni ikigereranyo, ahubwo ibyo yaratunze yagiye kubikoreshereza aha. Satani yifuza yuko waza no materaniro n'akantu na gatoya, yifuza yuko wakwegera na gatoya. Aha rero ndagira ngo nsome amagambo hano bavuga ngo inzara ikomeye itera muri icyo gihugu, maze abura uko yagira. Gute? Agira atya, ajya gusaba akazi ku muturage wo muri icyo gihugu. Uwo muturage amwohereza mu isambu ye kuragira ingurube. Amwohereza kuragira iki? Ingurube. Ako kari akazi k'inyuma y'utundi karutwa n'utundi twose. Mbese dukumvikana kari kariho. Wa musore wirakaga ngo arashaka umudendezo, ngaho yari ageze mu bubata yikururiye. Mu bubata yagize gute? Hano umwanditsi aravuga ngo yarafashwe no gukiranirwa kwe, yarafashwe no kugira gute? Yicaye aho yari yaragiye ingurube, yigunze,
yifuza guhazwa n'ibyo izo ngurube zaryaga. Yifuza guhazwa n'ibyo izo ngurube zaryaga gute? Buriya ingurube utumva ngo yaraziragiye, ariko ingurube ni abanyabyaha babandi bakajya bazamura n'umutwe, batabajya bazamura neza. Muzi ibimenyetso by'ingurube uko bimera, ntishobora kuzamura umutwe, ihora ihunahuna ikiwe cyose n'ibyaha. Ubwo rero nawe yaragiye abamuragizi wazo mu yandi magambo yabaye umutware w'abantu, kubera yuko ari wowe ufosaga n'ahaciye akenge. Uzasanga abantu benshi burya bari hariya mu buryo bw'abayobozi b'abanyabyaha, baba barabanje babaga n'Imana ariko bakanga guhabwa. None utekereza ko ari ibindi byane? Yajyanywe n'urukundo akunze iby'isi, yajyanywe n'urukundo akunze biriya bintu biri hariya. Uko niko abantu benshi bameze, utagira ngo ni ibindi. Rero icyo ngiki tucyumve. Maze ariko yari umwana ubyibushye, izina rye barahagukira. Yari yarabaye umwana, nta magambo yari yarigeze kwakira umwuka we. Kandi reka mbabwire, umuntu wigeze kwakira umwuka wera ntabwo ari umuntu usanzwe. Wabaze uko yabigenza kugira ngo abisubiremo. None se hari uwamubwiye ngo babigenza gute? Urumva se wera wawe, urumva wera yanamba, we abaze uko yabigenza kugira ngo yisubire mu cyumba icyo ngicyo. Abaze uko yagira gute? Akira ari mareba ukuntu asangira n'izo ngurube, arabitekerezaho. Niho ijambo ritubwira ngo yisubiyemo. Agize gute? Yisubiyemo. Asubira mu mateka ye, arareba atari ko najya ngasenga gutya, nkabwira Imana ikanyumva, nkasaba Imana ikamubarira, kandi yari yarabaye n'umwuka wayo. Ariko none reba ahantu ndi we, reba ahantu ngeze gute? Ahantu ngeze. Abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Rero yari yarigeze kumwakira. Ariko Pawulo yavuze amagambo akomeye ahangaha mu gitabo cy'ubutumwa bw'Abagalatiya, mu rwandiko yandikiye Abagalatiya, mu babarire ntabwo ari igitabo, bavuga urwandiko mu gice cya 4, bavuga amagambo akomeye ngo ariko ndavuga yuko umuragwa iyo akiri umwana atagira icyo atandukaniraho n'imbata, nubwo yaba ari ibintu byose atagira icyo atandukaniraho n'iki? Imbata. Icyo nshatse kuvuga ni iki? Hari urwego rw'iby'umwuka umuntu abamo, akaba akiri muto rwose, ariko akaba atarabasha gutandukanya ibintu neza. Umwana yakiri mutoya ntashobora kuyobora ibintu byo mu rugo rwe rw'iwabo, nubwo aba ari ugomba kubiragwa. Umuntu w'umukozi w'iwabo aramubwira ati tubigenze gutya, bigenda gutya, bigenda gutya, akabimuyoboramo. Mbese niko bimeze? Nibyo. Rero uwo nguwo ashobora kongera kwihana nubwo yaba yaratakaje umwuka wera, bigashoboka. Bikagira gute? Bigashoboka. Aho ntabwo wigeze wakira umwuka wera ukaba waramutaye, bimeze bite? Bisashije. Iyo umuntu yakiri umwana ntaho aba atandukaniye n'ibaka, ntaho atandukaniye nayo. Kubera iki? Ataramenya kwitegeka. Natwe hari igihe tuvuka ariko turi abana b'Imana, ariko ntitumenye gutegeka imitima. Icyo gihe rero umuntu ataramenya gutegeka umutima, Satani ashobora kukwiba akakwereka ibindi bintu. Ashobora kukwereka amafaranga akagutwara. Ni nacyo yari yamweretse, amubwira ati ibintu byo kuzinduka kare, muzinduka musenga, ibyo ngibyo biri kwima umudendezo, ibyo ngibyo bireke, bituma utisinzirira, bituma utagira gute. None kugira ngo umuntu amurya ariko arahogera. Iyo umuntu ajya kurwara nyine arasinzira agaheza, akaryama n'igihe kitari cyo kurya. Ubundi mwuka abasanzwe baza akakubwira ati byuka usenge, maze yaza yakubwira ati byuka usenge, avuga ati nga nisinzirire, nongera nihindukire. Wamunyabuteme ibyo bito tuzabigeza he? Ni kumunyamigana avuga. Aha rero byumvikane neza yuko uwo mwana yari yaragiye akora aho ngaho muri izo ngurube, afata akazi aho ngaho, ariko ako kazi ngo yifuza guhazwa n'ibyo zisigaje, ariko nta mahoro yabigiriyemo. Nta mahoro yageze gute? Nta mutekano yabigiriyemo. Inzara yari yarateye, Satani yari ari aho ngaho amutwaza igitugu, ariko arangije avuga ati ariko ubundi ntibishoboka ko nasubira kwa Adamu. Haleluya. Ntibishoboka ko nagira gute? Noneho niyigira inama. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ngo yigira iki? Hano baratubwira ngo yicaye aho yari yicayeho, yigunze kandi yegereye ingurube, yifuza guhazwa n'ibyo zisigaje ibyo zaryaga, ariko ntihagira ubimuha. Ubwo se umunezero yashakaga wari he? Amafaranga yari yaramushizeho, inzara yari igiye kumuhitana, n'ishusho ye
ukuntu n'ishusho yari yarangiritse wabyumvise n'ishusho yari yaragize gute ngo yiyumvamo ko ntacyo akimaze ku isi yari uwo kubabarirwa umva amagambo hano uko avuga yari uwo kugira gute ngo kuko umunyabyaha amera iyo umunyabyaha abogamiye mu byo ararikiye atangira kwitandukanya n'Imana wacyumvishe icyo iyo abogamiye mu byo ararikiye atangira kwitandukanya n'iki wacyumvishe ese wowe bimeze bite aho nta kuntu urimo ugenda witandukanya n'Imana cyangwa witandukanyije nayo Yesu yaje kugushaka nk'intama yazimiye Yesu yaje kugushaka nk'igiceri cyazimiye Yesu yaje kugushaka kandi nk'umwana w'ikirara kandi Yesu aragushaka nk'umwana wari uri mu rugo ndaje twiga ibyo nabo turabicagagura kuko byaba ari birebire ariko turabicagagura none hano nimwumve ndagira ngo ninde kuri uyu nguyu turebe icyo yakoze ngo kuko umunyabyaha amera iyo umunyabyaha abogamiye mu byo ararikiye atangira kwitandukanya n'Imana ariko iyo tumenye ko umuntu wese agerageza kwitandukanya n'Imana aba yigomwe imbaraga itangaje aba yigomye imbaraga igize gute kandi aba yishingiye igiti ku buryo nta mahoro abasha kugira gute uwitandukanije n'Imana muri ubwo buryo aba yihinduye imbata y'amafaranga yihinduye imbata yinjira ariko se ubundi mutekereza yuko gusangira n'ingurube ari iki ko ari ukujya gucubirira mu isi rwose ni ugucubiriramo ku buryo Imana igushaka ikakubu gashobora kuba ari akazi ari amafaranga wagiye bavandimwe niba tudakurikiriye inzira yo kwihana no kubabarirwa ibyaha ngo tuyigendemo ngo dukurikiriye inzira rwose yo gushaka umutima utunganye ngo tuyigendemo haba hakiri ikibazo nubwo twakora inshingano z'idini nubwo twakora ibintu byinshi byiza rwose ariko Imana idafite imitima yacu mu mazina yanditswe mu gitabo cy'ubugingo ikibazo kiba kiri cya kintu kiba gikome mbese biri kumvikana nimwumve hano uwitandukanya n'Imana muri ubwo buryo aba yihinduye imbata y'amafaranga ibitekerezo bye bigacupirira bacyumvishe bikagira gute oya bakoresheje iri jambo nayashakaga kubera yuko nari nzi ko ari amagambo meza cyane bigacupira agasigara aharanira iby'isi gusa mwumvishije umwana w'ikirara asigara aharanira igihe iby'isi gusa niba rero warahisemo imibereho imeze ityo wahisemo gupfusha amafaranga yawe ubusa ugura ibitari byo kurya nyakuri igihe kizagera ubwo uzasanga warasubiye inyuma igihe uzaba uri mu bwigunge mu gihugu cya kure umva ijambo ry'Imana mu gihugu cya ryari mu gihugu cya kure hano baravuga ngo ubuhamya buzakurembya utakambuti mbonye ishyano ninde wanyuze uyu mubiri unera urupfu ngo umuntu unambuka kuwiteka azaba ameze nk'inkokore yo mu butayu aya magambo ari muri Yeremiya uwo muntu abagereranywa nk'igiti cy'inkokore cyo mu butayu igiti cyabuze amazi igiti cyakakaye cyumagaye kitagira akababi kitagira akantu na gato k'icyatsi kitagira akantu na gato k'icyatsi ahubwo imizi yarumye amashami yarumye ahantu hose cyarakokotse izuba ryaragikakaje ngo ari mu gihugu cy'umutarwe niko hano babivuze muri Yeremiya 17 ngo ni mu gihugu cy'umutarwe igihugu gikakaye nawe utekereze mu butayu uko baba bameze nta mazi abagize gute yandi magambo nta butumwa bwiza aheruka umuntu yarakaka ntaheruka no gupfukama ngo abwire Imana ati Imana mbabare buriya hari igihe umuntu akakara agenda kandi ahari none se abo Yesu Kristo yabwiraga ntibari abantu b'abanyedini ntibari abantu bari aho ngaho tujya dusesengura ijambo mbese turi kujyana ariko ubu ni twebwe ari kubwira barandi bagihari bose se baracyahari umugani rero ugana kariho ni twebwe ari kubwira ugana kagize gute ndakomeza gutekerereza ibintu ngo bikiriyo ahubwo menya ngo ese ndi cya giceri ese ndi ya ntama ese ndi uyu mwana ese ndi umwana uri buze gukurikira uri hehe muri aba ngaba cyo nicyo kibazo ukomeza kwibaza Yesu ashimwe maze bose nibagaruka bagaruke muri ibyo birori be kubirogoya umunyabyaha umwe wamubonye mu ijuru bakora ibirori bakishima abamarayika barishima muzasome hano muri iki gitabo muzabibonamo ukuntu ngwe umunyabyaha umwe yagarukaga barishimaga
mu ijuru bagafata inanga bakagira gute, bagacuranga bakavuga bati umunyabyaha arihanye. Kandi iyo umunyabyaha nukuri ashenjaguritse umutima, icyo gitambo ngo Uwiteka kiramunezeza. Iyo ahindutse akagaruka, Uwiteka kigira gute. Aha rero ngo ninde wanyiza uyu mubiri, ndetse yakomeje gutakamba ngo ndetse ngo azaba ameze nk'inkokore yo mu butayu, ngo azatura ku gasi ko mu butayu no mu gihugu cy'ubukuna kidatuwemo, ngo abantu bafite ubushobozi bwo kwigomwa umucyo n'imigisha. Iyo zuba ryo gukiranuka aturasiye, imigisha y'ubuntu ikatugomororerwa ntacyo dutanze. Iyo twinangiye tukitandukanya n'Imana, nta kindi kiba gisigaye kitari ugutura ku gasi ko mu butayu. Kitari ugutura ku gasi kahe ko mu butayu. Nta kindi kiba gisigaye kitari ugutura ku gasi kahe. Iyo migisha umuntu yayigomwe. None hano ijambo riravuga ngo Imana iracyahamagara uwitandukanya nayo. Ko mutavuze ngo amen? Ntabwo muyumvishe, ndayasubiramo. Imana iracyahamagara uwitandukanya nayo. Mbese ubwo nitwakwemera tukaza. Hano baravuze ngo kandi ikoresha uburyo bwose kugira ngo igarure bene uwo muntu mu nzu yayo. Amen. Uwo mwana wararutse abonye abuze epfo na ruguru, yisubiyeho. Icyo nicyo natwe twakora uyu munsi wa none. Yagize gute? Imbaraga ya Satani yahise imutamurukaho. Amen. Ngo yimenyaho ubugoryi, maze aravuga ati abagaragu ba data ni benshi kandi bararya bagasigaza, naho ngewe inzara insinze hano. Naho ngewe inzara igize gute? Reka maguruke njye kwa data. Urukundo rwase ngo rwamureherezaga kugaruka imuhira. Bityo ngo tuzirikane ko urukundo rw'Imana rwo ruhata umunyabyaha kugarukira Imana. Kugira neza kw'Imana niko kuturohereza kwihana. Abaroma 2:4. Imana niyo yongera kureshya umutima kumva yatangira gupfukama. Niyo yongera kureshya umunyabyaha akumva yatangira kubwira Imana ati ariko Mana mbabarira. Nawe icyo nicyo ukwiriye gukora muri iyi minota. Nukwiriye kurindira. Tangira mu mutima winginge, irabikureba. Haleluya. Uko winginga ubwira Imana ati mbabarira kuko ndi umunyabyaha, ndashaka umwuka wawe kugira ngo mporenesha. Uko utakamba uti aha naranatsinzwe, aha narananiwe, aha byangendekeye gutya, uko niko kugarukira Imana kandi niko kudukiza. Haleluya. Uko niko kugarukira iki? Urwo rukundo rero barutureshya umva reka nkubwire, kugira ngo umuntu yisange yumvira ingiri. Imana reba amafaranga yatanze kugira ngo izi nsengero zifungurwe, kugira ngo iki reba ibintu biba byarakozwe kugira ngo iri jambo ribashe kumvuka. Urebe ibintu biba byarako ariko mubyumva. Sinzi ko dutekereza ngo tugere kure. Reba ingendo Imana yagukoresheje. Bamwe mwavuye imusha ndi kubabona, abandi mwavuye igati ndi kubareba, abandi baje ingendo bagikavumu. Ni iryawe uyu munsi, si iry'undi. Haleluya. Ni iryanjye kugira ngo ngaruke, ni iryawe kugira ngo tugaruke, ntabwo ari iry'undi wose udahari. Haleluya. Haleluya. Turabanyamugisha kuko turyumvisha. Kuko Imana yatanze ibintu byinshi kugira ngo dukunde turyumve. Imana yatanze amafaranga amamiliyoni n'amamiliyoni kugira ngo urusengero rukunde rufungurwe, kugira ngo turyumve. Haleluya. Haleluya. Imana yemeye ko ijambo ryayo ritambuka kandi ngo iraririnda. Ibintu byose bizashiraho ariko nibyo rizaguma. Amen. Nibyo rizagira gute? Umva mbifurije kurikunda. Aha rero bavandimwe, nuko uwo muhungu yiyemeza kujya kwa se no kumubwira ati data nacumuye ku Mana, nawe nagucumuyeho, ntibinkwiriye kwitwa umwana wawe. Uwo musore yasize ingurube yerekeza inzira igana iwawe. Haleluya. Ngo yerekeje inzira igana hehe? Yerekeza inzira igana iwawe. Murekeze natwe dusiga ingurube nyinshi. Reba niba ari ubusinzi bwari bukubase, siga ubugurube. Niba ari ubusambanyi, siga ubugurube. Niba ari ukubeshya, siga ubugurube. Niba ari ukwica isabato, siga ubugurube. Werekeze iwacu. Hari ibintu byinshi byatugira imbata. Nta muntu udafite ikintu cyamwizingiraho, ngo ariko dukwiriye kubyiyambura rwose. Amen. Tukajyaho dusiganirwa kugira ngo tuhahererwe ubuntu. Amen. Hano aravuga ngo yasize ubugurube. Ntumbaze ngo yagiye gutanga raporo kwa shebuja, ahari ari kumushukisha amafaranga ati akamuha ibyo kurya, ahubwo yazisize ati zisigara aho ndigende. Bavandimwe,
iyo umuntu ashaka kwitandukanya n'ibintu bimushuka yitandukanya n'ibigare byose. Ubundi niba utagura na Satani ukora iki mu iduka rye? Ukomeza kwicarana n'abasinzi banywa, utekereza ko batazajya bagusukiramo, ko basigaye banywa na za bazoka na za kanyanga n'ibiki byose, ukagira ngo ni fanta kimwe kumbe ugatangira ugasinda. Musigaye mubona yuko basigaye bazana ngo n'ibindi bintu ngo sinzi uko babyita amafanta basigaye bazana y'icyatsi kandi ari inzoga, ugasanga abakristo bari kuzirenza. Yandi basigaye bazana ni panache. Iriya ni inzoga, panache ni inzoga bakristo. Panache ni inzoga, mudivanisi tuzajya uyinywa, uzajya umenya kuri kunywa ruko. Babikuyeho ntabwo hacyanditseho Sikoro, bahinduye izina banditseho ngo ni limoni, kugira ngo bitaza kumenyekana, kubera ko abantu babonaga handitseho Sikoro bakavuga bati ni inzoga. Panache ni inzoga, panache. Umva, niba utagura na Satani ukora iki mu iduka rye? Panache nyine barayisigirije. Panache ni yayindi batubwiraga cyagiye ngo tuyime. Urayibuka ya panache iriya panache reka muvire. Nakoze isuzuma ndavuga nti reka ariko nyumve. Nanyweyeho intama imwe sinayimira, ndunama ngira gutya, ariko narakumvishije numva bita bijya mu bwonko ako kanya. Iyo uzi gusuzuma nta cyakugezemo urabisuzuma ukabyumva, urabisuzuma ukagira gutya. Niba harimo alukoro urabisuzuma ukabyumva, bita byirukanka ukabyumva neza iyo utuje uzi kumva. Burya hari abantu bazi gusogongera, sibyo? Umva, hari ibintu by'ibiji byose nagiye ndeka ari uko mbisuzumye nkabyumva. Biriya bintu byinshi bitandukanye rero. Satani niba utagura nawe ukora iki mu iduka rye? None se uzagenda ukomeze kujya ku mashusho y'urukozasoni, ukomeze ujye ureba abambaye ubusa, uzashiduka nawe wagiye kubwambara hano. None ukora iki mu iduka rye? Hari amaduka ya Satani anyanyagiye, agize gute. Iyo umuntu ashaka kwikiza yikiza nk'uyu mwana, akavuga ati ingurube ndazisize. Ingurube agize gute, ukazisezera. Byaba ari ibyo bifilimi abantu batigeze batunga amateleviziyo, usigaye usanga aribo birirwa ku mateleviziyo bareba. Filimi ikintu murebamo ni iki muri filimi? Usibye ubwicanyi, ndetse bageraho bakakuzaniramo n'abantu bari gusambana nyine kugira ngo bazamure amarari. Niyo filimi irarangira hatabonetsemo abantu baza gukundana no gusomana no niyihe wowe marebe wari wayibona? Ntayibaho. Bagerageza uko byagenda kose bakabigoronzora ku buryo hazamo ingingo yo gusambana, yo kuzamurira. Bagerageza uko bigenda kose bakazamo ubugome n'ibinjinya no kugira bitagahungu muri iyi minsi karimo karikaraga ngo narabajije nsanga ngo gasigaye kajya kureba amafilime mu batura, kubera yuko ntabemerera televiziyo babizi yuko icyo bareba ari amakuru. Ariko arakwepa Satani akamujyana akajya kugira gute. Ubwo rero none wasigaye yikaraga yigira gutya yatera amakofe agera. Utekereza ko ari ibintu byoroshye? Satani bari aho ngaho ashaka kugira ibyo yinjiza. Intambara bavandimwe rero ntaza kuza kubarambira, ariko icyo ndi kuvuga ni iki ngiki. Niba utagura na Satani va mu iduka wikize. Kwegera abantu b'Imana muganira iby'Imana, shyiramo indirimbo zivuga iby'Imana, wumve ababwiriza ubutumwa bwiza, ushaka ibyigisho bizima, ushaka igitabo usome, wikize. Uyu nguyu nawe yisubiyemo aravuga ati ngiye kwa data. Amen. None se ageze kwa data ngo ise ngo yaramurebaga, ngo igihe yabaga yaragiye ngo ise yahoraga araranganya amaso ngo arebe yuko umwana we azagaruka, ngo ahoraga areba, ngo ariko hari uwari uhari utari ubyitayeho nubwo yari ari mu rugo. Akanda kavuga mukuru we wasigayeho mu rugo ntabwo yari abyitayeho, n'akariho yaramufitiye. Bari bahora bati muyishe ntaririrwa. Mbese siko twebwe tugize abanyabyaha bandi, ntabwo tubaririra. Mbese uko siko duteye, nuko tutagiye ngo twihandagaze, nuko turi mu kazi ka data, ariko ntituri kubaririra. Mu gihe se rero ngo yari amufitiye ako kayihayiho aho areba, uko niko
ntacyo bitubwiye, ntacyo bivuze. nguhishe ntagira gutya. Burya natwe dufite ikibazo. Niba utekereza gutyo nawe ufite ikibazo gikomeye. Ariko mu Bwana yarahindukiye ngwise ntiyiriwe ayita kuri ibyo bigambo yadondobirikanyaga. Niko banditse amagambo hano ngo ntiyiriwe yita kuri ibyo bigambo yagiraga gutya ngo nibinkwiriye data yari yahinduye ukuntu ari buze kubigenza, ngo ari buze kuvuga ngo imbere ya se makunda mwumve, ngo mugire umugaragu we ati oya ndakubonye mwana wawe. Ngo yabonye icyaha cyisubiramo. Igihe umuntu asubije intekerezo inyuma atangiye kubwira Imana ati iki nacyo icyaha Mana, ariko si ubundi wambabarira ngo burya Imana iri kwitegereza. Nawe rero isubiremo mu ntekerezo zawe, urebe ibyaha wakoreye mu bwana bwawe, ibyo wakoreye mu musore, ibyo ukora mu ngubu, ndetse ufashe ujyane n'Imana mu rugendo rwawe, maze usabe umwuka w'Imana kurondore. Hari igihe umuntu asubiza intekerezo inyuma ntiyumve neza ibyo avuga, ntiyumve ntamenye neza ibyaha ibyo ari byo, ariko ni hahandi akwiye gusenga rya sengesho ry'umunyezaburi agira ati Mana mvugutira umenye umutima wanjye, Mana ndondora umenye ibyo ntekereza, Mana icyo gihe umuntu aba arimo ashaka kugira ngo Imana imushyire hamwe, imurondore, imugeze ku rwego rwo kumushenjagura umutima, asobanukirwa icyaha n'ibicumuro, maze ibyo byose nabisobanukirwa bituma umutima umeneka, maze kandi umeneka Yesu Kristo azawutunganya. Hano umutima ntazawihorera maze azawucungura, kuko n'ubundi yarabikoze. Icyaba kigaje no kubyinjiza mu mutima. Haleluya. Icyaba kigaje no kubyinjiza hehe? Maze bikaba igitsi ku mutima, umuntu akagenda avuga ati uko byagenda kose naracunguwe, uko byagenda kose naratsindishirijwe, uko byagenda kose ndi mu maraso ye, ndi mu maboko ye. Amen. Ko niko byamugendekeye. Ahindukiye yabwiye abagaragu ati mva mumukuremo ibyo byambaro, mumwambike impeta, muzane ikimasa. Ntabwo yaritaye kuri ibyo bigambo yadondobirikanyaga, maze murangije aramuhobera. Haleluya. Agira gute? Aramuhobera, maze ubwo niko mu ijuru bishimye. Bya birori yateguye bisobanura ibirori mu ijuru bategura iyo babonye umunyabyaha umenetse umutima. None se burya bishima iyo babonye tubatije umuntu ubipfaye. Ubu ngubu hari abantu n'abatwabatije, ariko ubu ngubu hari abanyuraho bafite kanyanga, n'ubundi warubona nyezeho n'ubona nawe maze afite cya cyuma arimo agikatana. Ndavuga se ni wa wundi n'ubundi twashyizeho, mbona babaye kandi duhuye ku manywa arambwira ati ariko se buriya bigenda gute? Ariko rero tujya tugira ahantu twihengeka, ariko ndi ku kintu utajyamo reka da nongera kumubona afite icyo. None se nguwo kuba twarabatije b'abantu 40, 50, 30 n'aha ndi kubonamo umuntu umwe mu bantu twabatije na Yesu ashimwe. Nanga hadi cyo ntabwo ndamubona Yesu ashimwe. Igihe umutima umenetse nibwo umuntu abasobanukirwa ibyagiye n'ibyari niyo mpamvu tubikunda aho cyane. Tuvuga umwaka byigisha umuntu n'ejo bundi tukora tukabyigisha, n'ubundi Imana izakomeza idufashe umuntu kugeza igihe ahari hazajya hagira abatumva bakajyamo. Amen. Noneho rero nihute kugira ngo arinze gusubikira kuri uriya mwana, reka njye ahangaha igihe ibirori byari birimo birimbanije, igitaramo ntubaze niba bari barimo bacuranga, niba byari bimeze bite, haje uwaje kurogoya ibyo birori. Haje uwaje kurogoya iki? Ibirori. Byari ibirori bimeze neza, maze agiye kumva ngo ari mu murima, ngo arimo guhinga, ngo arimo akoresha impano z'Imana yamuhaye, sibyo? Akoresha impano z'Imana yagize gutya, maze barangije ngo araza. Reka mwumve iby'uyu nguyu, ni wa wundi wari warasigaye mu rugo, bigaragara ko atabaye ikirara, ariko se we yari muzima. Umva amagambo bamuvugaho hano, ngo atugezaho umugabane wa kabiri w'uwo mugani agira ati ariko umwana we w'imfura yari mu murima, agarutse ngo agere hafi y'urugo, yumva bacuranga n'ababyina ibirori birimbanije, yumva bacuranga n'ababyina ibirori bigize gute, maze ahamagara umugaragu aramubaza ibyabaye ibyo ari byo. Aramubwira ati ni murumuna wawe waje, none se yamubagiye ikimasa kibyibushye ko amubonye ari muzima. Undi ararakara yanga kwinjira, yanga kugira gute, maze ise abonye yuko abimenye ajya kwinginga, ajya kugira gute. Uwo muhungu mukuru ntiyarahagaritse umutima kubera ikibazo cya murumuna we wazimiye. Urumva ikibazo yari afite bwa mbere,
niba tutagirira akayihayo abanyabyaha bazimira, burya tuba tutari mu ruhande rw'Imana. Niba tutakifuza yuko abantu bakwihana, burya ikibazo kiraha. Burya niba ubanyuraho uri uwo mwana utajya uniha ngo wumve hari icyo wakora, ngo wumve hari ijambo wamubwira, ahubwo wanyuraho atebya nawe ugakumufasha gutebya. Waguye kera ntubizi ko waguye, warapfuye ntabyo uzi ko wageze gute. Iki kintu uracyumvishe? Harya wa muririmbyi avuga ngo iki? Ngo tugende tubiba, niba tubira umwami, niba tubabarana n'abagize gute? Niba tubabazwa n'abagira gute? None umva ahangaha ngo uwo muhungu mukuru ntiyari ahagaritse umutima kubera ikibazo cya murumuna we wari warazimiye, nk'uko se yarawuhagaritse. Ntabwo yarawuhagaritse. Ubu se duhagaritse imitima kubwo abanyabyaha tubona bazime? Ubwo ni turi wa wundi wicaye aho ngaho gusa. Umva ahangaha ngo kubera iyo mpamvu ntiyifatanije nabo mu munezero wo kwishimira uko uwahabye ahabutse. Ishyari ry'uko uwararutse bamugiriye icyiza ngo rituma yanga kwinjira mu nzu ngo yakire murumuna we. Igihe se yasohokaga aje kumwinginga kwinjira, kwiyemera k'uwo musore kwarushijeho kwigaragaza ngo yahuraguye ibigambo by'uburakari. Umva umwanditsi ukuntu yanditse ngo yahuraguye ibigambo by'iki? Yahuraguye ibigambo by'uburakari imbere ya se, avuga ko atigeze amufata nk'umwana we, ngo ahubwo ko yamufashe nk'umugaragu. Imibereho ye yaharaniraga inyungu z'ibigaragarira amaso gusa. Hari abantu babayeho imibereho yabo iharanira kandi bakora pe tukabibona, ariko imibereho ikabiharanira inyungu z'ibigaragarira amaso. Hari abantu benshi badufasha rwose, bagakora neza, bakaduha amafaranga, mbese turi kujyana tukubaka, bakaduha ibiki byose, bagakora, bagashaka ibintu by'isuku kandi babikora mu murimo w'Imana. Ariko wababaza umutima wabo kugira ngo ugaragare imbere y'Imana, reka da. Umutima wabo ugaragara imbere y'Imana, ariko reka da. Mbese ubwo ngabo niba bari mu murimo kandi bameze nk'uyu mwana, niba bari mu murimo kandi bameze nk'uyu mwana, Imana ivumbura ahantu hose kugira ngo abantu babaze bagaruke. Amen. Aho rero nimwumve mu bigaragara yari ahari, yahoraniraga inyungu z'ibigaragara gusa. Ibyo byatumye agira uruhare ku binezeza by'ibyaha. Guharanira inyungu z'ibigaragara gusa bituma umuntu agira uruhare ku binezeza by'ibyaha. Ese urumva umurimo yari ariho ubuhe? Niba dukora mu buryo bw'ibifatika ibi bigaragara, sibyo? Tuba dukwiye kwinjiza no mu buryo bw'iby'umwuka. Amen. Abakozi barifuzwa, ariko abifuzwa kurushaho ni abakora mu buryo bw'iby'umwuka bakabifatanya n'iby'umubiri. Amen. Hano bavuga ngo imibereho yaharaniraga inyungu z'ibigaragarira amaso gusa. Ibyo byatumye agira uruhare ku binezeza by'ibyaha. Watumvise? Yagiriye umuvandimwe we ishyari kubera ibyiza yagiriwe. Yagiriye umuvandimwe we ishyari kubera icyiza yagize gute? Yerekanye ko atamwitayeho ndetse ko atamwemera nk'umuvandimwe. Niyo mpamvu yashubije se ati uyu mwana wawe, uyu mwana wawe ntacyo bihuriye. Wakumvisha? Ijambo ry'Imana ryagiye risesengura ibintu byinshi kugira ngo turusheho kumva icyo ijambo rivuga. Hano arangije, ariko se aramusubizanya neza ati mwana wanjye turabana iteka kandi ibyanjye byose ni ibyawe. Umuhungu we ntiyagombaga kubaza iby'impano cyangwa se iby'ingororano ivuye ku mutungo wa se, kuko byose byari ibyabo. Umwana umwe yari yarihwanyuye ku muryango, yarihwanyuye kuki? Ku muryango, bitewe n'uko atitegereje neza ngo amenye urukundo se yamukundaga, ariko yagarutse ibitekerezo bibi byose bisimburwa n'ibyishimo. Kuko murumuna wawe yari yarapfuye none akaba azutse, yari yarazimiye none arabonetse. Mbese uwo muhungu w'imfura yaba yarageze aho akabona ko nubwo murumuna we yari yaragwaramye akiri umuvandimwe we, yaba yaricishije
yaba yarakije ngo yaba yaricujije inabi n'ishyari yagiriye muri umuna we Kristo. Kuri Kristo icyo yaricecekeye, kuri Kristo icyo ntacyo yigeze atubwira. Birasa n'ibya Yona nacyo ntacyo yigeze atubwira. Ahari kushoboka kuba yararimbutse. Birasa n'ibya musore w'umutunzi nabwo yaricecekeye ntacyo yigeze atubwira. Ahari byinshi yagiye yicecekera. Ngo ibyo yabirekeye ngo basomye kugira ngo bitekereze. Ngo yabireke niko hano bavuga. Ngo yabirekeye abasomyi, ngo yabirekeye abantu b'Imana ngo bitekereze. Umva hano bisomye mutaza ntiyadusobanuriye ibirenze ibyo. Yashatse ko ahubwo umugani bishakira umwanzuro w'ibyakurikiye. Bishakira umwanzuro w'ibyagize byakurikiye. Uwo muhungu mukuru ashushanya abafarisayo mu bihe byose. Abafarisayo mu bihe bya utaza kureba abafarisayo b'abandi ahubwo aho mu bihe byose abafarisayo bacu n'uyu munsi. Abafarisayo ubundi cyabarangaga n'icyaha zubikiramo biringiraga ibintu bitegetswe n'iki n'amategeko. Mu yandi magambo ibikorwa byabo nibyo bizeraga. Ntibizeraga gukizwa n'amaraso ya Yesu. Hari abantu uyu munsi abantu bakimeze batanezezwa nuko umunyabyaha yihane, batamuririra ngo yihane, badafite akayihayiho, batazi nuko bamuyobora kandi arizo nshingano bagize bahawe bavandimwe. Abafarisayo rero ibihe byose wacyumvise abo nibo Yesu Kristo uyu munsi wa none yabwiraga. Nta hantu yasize aha bazimiye mu buryo bwose, nyamara uwahindukira wese yakomeza ibirori. Amen. Ibirori byakomeza bikajya mbere, ibirori byakomeza bikajya mbere mu ijoro bakishima yuko abantu b'Imana banditse mu gitabo cy'ubugingo. Reka mbifurize amahoro ya Kristo. Reka mbifurize umuntu wese gukomeza kuba mu birori bya Kristo binyuze mu kumeneka k'umutima no gushenjagurika kwayo. Twese buriya twarazimiye. Umwe niba atari umufarisayo wo muri iki gihe, undi buriya yazimiye nk'uriya mwana, undi cyangwa n'intama yabaye kuriya, undi cyangwa n'igiceri cyabaye kuriya. Impamvu Imana yemeye yuko ibi biza mu maso yacu ni ukugira ngo twongere tuzirikane yuko hari aho twakirira. Erega hari udukunda, hari uwamennye amaraso kandi ayamenera umunyabyaha uwo ari we wese. Muri aba ngaba bagaragaye hano hari uwitanze yiha indacurwa kibera. Niwe Yesu Kristo ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Yemeye kwisiga ubusa ava mu ijuru, ava muri icyo gitaramo, araza yambara umubiri, yenda akamera k'umugaragu w'imbata, yigerekaho umubiri wuzuye ibyaha by'abanyabyaha kugira ngo abanyabyaha bamwice, kandi kugira ngo ibyo byaha bigire gute bimuturitse umutima bimusandaze, maze umunyabyaha nataka atakamba nareba icyo gikorwa akacyizera abashe gukira. Uwo nguwo rero uyu munsi wa none n'ubu ukiturarika avuga ati ahari we wazimiriye aha, we wazimiriye mu mwana w'ikirara, we wazimiriye mu giceri, we wazimiriye mu ntama, we wazimiriye muri uriya mwana wasigaye mu rugo. Ahari none se twese icyo dukwiriye gukora ni iki? Icyadukiza twese ni ukumugarukira. Icyadukiza twese ni ukumuhindukirira. Kandi iyo umuntu amaze kwimenyaho ubwo bumuryi ntakwiriye gutindiganya, ntakwiriye gukereza kwizera, oya akwiriye gupfukama gusa akabwira Imana ati Imana mbabarira iki n'iki, ndetse agakomeza gusabiraho kugira ngo amenye neza yuko yemewe n'ijuru. Amen. Kugira ngo ahabwe igisubizo kinejeje cy'uko abonye amahoro yo mu mutima. Humura naho byaba bitukura tukutuku arabyeza, arahindura nk'ubwoya bw'intama ngo bwera. Bisobanuye ngo arakwambika gukiranuka kwe, arakwambika ikanzu ye, arakubaraho kuri umwere n'ubwo waba warashayishe gute. Rero nta hantu kure uragera Imana itagukura, nta hantu kure ndagera Imana itankura. Ahubwo twese tugarutse kuko tuba twararagiye Imana iratwakira. Rero reka Imana amahoro idufashe kuri aya manywa, maze tugarukire uwo nguwo udutekeye ibiganza byatowe imisumari. Uwo nguwo tumugarukire mu rubavu rwe, twikubitemo tuhakura amazi n'amaraso byo kudufasha, kuko igihe bateragamo icumu byavuyemo kandi birakiza. Tumugarukire twikubite ku birenge bye byatowe imisumari, kandi ayo maraso nadutembera turabasha gukira. Tumugarukire wa wundi watanze ikamba ry'amahwa, twitegereze urwo ruhanga, nitumwitegereze turakira. Nyamuneka reba Yesu Kristo ku musaraba urakira, uko waba umeze kose urakira.
urakira. Mu gihe twinjira mu isengesho ukomeze umwitegereze, mu gihe twinjira mu isengesho ukomeze umutekereze, ariko wumve yuko icyo ushaka kuzinukwa cyane ari ya mibiri. Reka twageze kure cyane, ariko Imana ihitamo kumushenjagura. Igihano kiduhesha amahoro Imana yagishyize kuri we. Ariko ibyo yabikoreye kubera yuko tutari kubasha kwikiza, kugira ngo wowe ufite ukudapfa maze atubazirizeyo, kuko Imana idapfa ahubwo ifite kubaho, maze atuzukire tubone yuko n'abapfuye ntacyo bivuze azabazura. Rero umunsi wa none gupfa kubi ni ugupfa ku mutima umuntu yishwe n'icyaha, ariko amahoro ya Kristo yakwinjira mu mitima yacu uyu munsi wa none turamutse tubyemeye. Rero ntabwo tuvuga muri byinshi cyangwa ngo tujye kure, reka dutuze. Umuntu wese yisubiremo nk'uwo mwana, cyangwa se wakomeje no kwisubiramo, ariko gira isengesho n'icyo ubwira Yesu wumva kikugoye, maze ukomeze kujya umusabira aho ngaho, umusaba ko yagutabara, ubundi Imana izatanga igisubizo. Nituba tukiri aho ngaho tukumva aho ngaho tukiri gusenga, maze Kabera azamura isengesho adusabire aho ngaho tukiri ku mavi, maze turaba dusubitse